U Rwanda rubarura abakozi bo mu rugo bagera ku 800. Akazi ko mu rugo kaza ku mwanya wa kabiri nyuma y'ubuhinzi mu mirimo ikoreshwa abana batarageza imyaka y'ubukure. Mu Rwanashyaka Evariste ni umuyobozi w'umushinga ugamije kurengera abakozi bo mu rugo, arasobanura bimwe mu bibazo bigaragara muri aka kazi. Ujya kumbuka umuntu arahamagaye ari i Kigali, yahamagaye mu ntara umundanire akana kukuza gukora mu rugo, ugasanga rimwe rimwe tugize babana baje gukora mu ngo bitewe bakabaye bari mu ishuri bakaza gukora mu ngo, ndetse n'uburyo bazanwamo bikaba bibangamiye uburenganzira bwabo kuko abenshi bakabaye bari mu ishuri ariko bakaza gukora mu ngo. Ngira ngo noneho na nyuma kugera mu ngo ni abantu badafatwa nk'abantu. Mbere na mbere barabanda bakakwa amarangamuntu yabo, bakaba babujije wabatse ubwenegihugu, byanarangiza kandi bagakora mu buryo butafasha imibereho yabo cyangwa uburyo budatuma batera imbere. Bagirirwa ihohoterwa ribabaza umubiri, hari abagikubitwa, hari ababwirwa ibitutsi n'andi mazina menshi abababaza umutima, ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bararikorerwa. Mu mabwiriza Minisiteri y'Umurimo yashyize hanze, ibihano ntibikiri by'abakoresha abana gusa, ahubwo n'ababyeyi nabo bazajya bahanwa nk'uko uhagarariye Mifotra muri iyi nama yabisobanuye. Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo iherutse gusohora amabwiriza ateganya uko abana bakoreshwa, abana muri rusange, atari abana bakora mu rugo gusa, abana muri rusange bagomba kuba bakora, imyaka bagomba kuba bafite, imirimo bagomba kuba bakora, noneho akabateganya n'ibihano. Noneho ibihano ubundi ibihano kurikije itegeko ry'umurimo byarebaga cyane abakoresha, ariko noneho hari ibihano biteganyijwe muri aya mabwiriza bizajya bireba ababyeyi. Hari umubyeyi ukoresheje umwana imirimo mibi, umubyeyi ukoresheje umwana adakwiye